Bakunzi ba Judgment Truth Victory, ndabasuhuje ndanezerewe aka kanya, nanone mbahaye ikaze kandi Uwiteka njye nawe aduhana umugisha. Nakubwiye yuko rero dusoma ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumuhugura no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose. Kandi twahereye mu gitabo cy'Itangiriro tuzagera mu gitabo cy'Ibyahishuwe uko tuzagenda dufashwa n'Imana. Uyu munsi rero tugeze mu Itangiriro igice cya 41, aho Yozefu yari ari muri gereza ariko aza guhamagazwa kugira ngo asobanure inzozi umwami Farawo yari yarose. Reka rero mbere yuko tujya mu byanditswe byera tubanze dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru dukunda, turagushimye, tugushimiye neza yawe n'uburinzi bwawe ukomeje kubana natwe, tugushimiye yuko uturagira iteka ukaturindisha urukundo rwawe, ukomeze kubana natwe ndetse no kutuyobora, ukomeze kutwambika imbaraga ndetse no kutubera byose. Uyu mwanya ibyo byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mukunzi wa Judgment Truth Victory, ahangaha turi kubona ngo Yozefu asobanura inzozi za Farawo. Muribuka neza yuko Yozefu bene se bamwanze bakamugurisha mu Potifaro, hanyuma Potifaro akamujyana iwe, hanyuma muka Potifaro ari wo mugore wa Potifaro aza kwigira inama yo gusambana nawe, ariko Yozefu aza kubyanga. Amaze kubyanga, Yosefu nta handi yajyanywe, yaje kujyanwa muri gereza. Aza kugiraho umugisha rero nk'uko twabonye mu gice cya 40, aza kuba umutware w'abari bafungiwemo cyangwa baza kuba umuyobozi wabo. Uyu munsi rero tugiye kureba Yozefu asobanura inzozi za Farawo ari we mwami. Imyaka 2 ishize, Farawo arota ahagaze iruhande rw'uruzi. Mu ruzi havamo inkandwi z'igikundiro zibyibushye zirishiriza mu mifunzo. Izindi nkandwi z'umwaku zinanutse zirazikurikira, ziva mu ruzi zihagarara na za zindi ku nkombe y'uruzi. Za nka z'umwaku zinanutse zijya za zindi z'igikundiro zibyibushye uko ari ndwi. Farawo aribambura, arongera aribikira, arota inzozi za kabiri ngo amahundo 7 ahunze meza ameze ku giti kimwe, maze andi mahundo 7 y'iminambe yumishijwe n'umuyaga w'iburasirazuba akurikiraho aramera. Ayo mahundo y'iminambe amira ya mahundo ahunze atsibaze uko ari 7. Farawo aribambura amenya yuko ari inzozi. Mu gitondo ahagarika umutima, ahamagaza abakonikoni ba Egiputa bose n'abanyabwenge baho bose. Farawo abarotora inzozi ze, ntihagira ubasha kuzisobanurira Farawo. Maze umuhereza wa vino mukuru abwira Farawo ati, uyu munsi ndakwibutsa ibyaha byanjye. Farawo yarakariye abagaragu be, andindishiriza mu nzu y'umutware w'abamurinda. Njye n'umuvuzi w'imitsima mukuru turotera ijoro rimwe twembi, turota inzozi zisobanura ukubiri. Twari kumwe n'umuhungu w'umuheburayo, umugurano w'umutware w'abakurinda. Tumurotorera inzozi zacu, arazidusobanurira, asobanura umuntu wese nk'uko inzozi ze ziri, kandi uko yabidusobanuriye niko byasohoye. Farawo yansubije mu butware bwanjye, wa wundi aramumanika. Maze Farawo ahamagaza Yozefu, bamuhubura mu nzu y'imbohe, ariyogoshesha, yambara indi myenda, yinjira aho Farawo ari. Farawo abwira Yozefu ati, none se narose, none ntawe ushobora kunsobanurira. Numvise bavuga yuko ubasha gusobanura inzozi bakurotoreye. Yozefu asubiza Farawo ati, si njye, Imana niyo iri busubize Farawo amagambo y'amahoro. Farawo abwira Yozefu ati, narose mpagaze ku nkombe y'uruzi, havamo inkandwi zibyibushye n'iz'igikundiro
zirishiriza mu mifunzo, maze zikurikirwa n'izindi nka ndwi zizamuka zonze ari umwaku zinanutse cyane. Sinari nabona inka nk'izo mu gihugu cya Egiputa hose. Izo nka zinanutse z'umwaku zijya za nka zibyibushye zabanje uko ari indwi, zimaze kuzirya ntiwamenya yuko ziziriye, ziguma kuba umwaku nk'ubwa mbere. Nuko ndakanguka kandi ndota ngo amahundo 7 atsibaze meza ameze ku giti kimwe, maze andi mahundo 7 yumye y'iminambe yumishijwe n'umuyaga uva iburasirazuba ukurikiraho aramera. Aya mahundo y'iminambe amera ya mahundo meza uko ari 7. Nzirotorera abakonikoni, ntihagira ubasha kuzinsobanurira. Yosefu abwira Farawo ati, inzozi za Farawo ni zimwe. Ibyo Imana igiye gukora yabibwiye Farawo. Za nka ndwi nziza ni imyaka 7, naho ya mahundo 7 meza ni imyaka 7. Inzozi ni zimwe. Na za nka zinanutse z'umwaku zazikurikiye ni imyaka 7, na ya mahundo 7 y'imishishi yumishijwe n'umuyaga uva iburasirazuba nayo ni imyaka 7. Izaba imyaka 7 y'inzara. Icyo nicyo nabwiye Farawo nti, ibyo Imana igiye gukora yabibwiye Farawo. Hazaza imyaka 7 y'uburumbuke bwinshi mu gihugu cya Egiputa cyose, hanyuma hazakurikiraho imyaka 7 y'inzara. Ubwo burumbuke bwose bwibagirane mu gihugu cya Egiputa. Inzara izamara igihugu, uburumbuke bwe bwibukwa kubw'inzara ibukurikiye, kuko izaba nyinshi cyane. Kandi cyatumye izo nzozi zibonekera Farawo kabiri, nuko ibyo byakomejwe n'Imana kandi izabisohoza vuba. Nuko Farawo nashaka umuntu w'umunyabwenge w'umuhanga amuha ubutware bw'igihugu cya Egiputa. Farawo ashyiraho ahunikishe igice cya 3 cy'ubutaka bwa Egiputa, igice cya 5 cy'ubutaka bwa Egiputa mu myaka y'uburumbuke uko ari 7. Bateranye ibihunikwa by'iyo myaka myiza igiye gutaha, bahunike mu midugudu imyaka y'impeke izatunga abantu. Itegekwe na Farawo bayirinde. Kandi ibyo bihunikwa bizabera igihugu ibibikiwe imyaka 7 y'inzara izatera mu gihugu cya Egiputa, igihugu cye kumarwa n'inzara. Farawo yegurira Yosefu igihugu cya Egiputa. Iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu bati, tuzabona he umuntu umeze nk'uyu, urimo umwuka w'Imana? Farawo abwira Yosefu ati, kuko Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Nguhaye gutwara urugo rwanjye, kandi abantu banjye bose bazumvira icyo utegetse. Ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba. Farawo abwira Yosefu ati, dore nkweguriye igihugu cya Egiputa cyose. Farawo yiyambura impeta iriho ikimenyetso yo ku rutoki rwe, ayambika Yosefu ku rutoki, amwambika imyenda y'ibitare byiza, amwambika n'umukufi w'izahabu mu ijosi, amugendeshereza mu igare rikurikira irye, bakajya bamurangana bati, nimumupfukamire. Nuko amwegura igihugu cya Egiputa cyose. Farawo abwira Yosefu ati, njye Farawo ndahiriye ko ntawuzanamura ukuboko, ntawuzashingura ikirenge mu gihugu cya Egiputa cyose utabyemeye. Farawo ahimba Yosefu
Safunatipaneya amushyingira Asenati mwene Potifera, umutambyi wo mu mudugudu wa Oni. Yosefu atambira igihugu cya Egiputa. Yosefu yari amaze imyaka 30 avutse ubwo yakoreraga Farawo. Yosefu ava aho Farawo ari atambagira igihugu cya Egiputa cyose. Yosefu ahunika imyaka myinshi. Mu myaka y'uburumbuke uko ari 7, igihugu kirera gisenyukamo imyaka. Ahunikisha ibihunikwa byose byo mu gihugu cya Egiputa uko ari iyo myaka 7 ingana. Abihunika mu midugudu, imyaka yo mu mirwa ikikije umudugudu wose abihunika muri wo. Yosefu ahunika imyaka y'impeke myinshi cyane ihwanye n'umusenyi wo ku nyanja, ageza aho yarorereye kubara kuko itabarikaga. Yosefu abyara abahungu babiri inzara itaratera, ababyarana na Asenati mwene Potifera, umutambyi w'umudugudu wa Oni. Yosefu yita imfura ye Manase ati, nuko Imana yanyibagije umuruho wanjye wose n'inzu ya data yose. Uwa kabiri amwita Efurayimu ati, nuko Imana yanyororokeye mu gihugu nabanyemo umubabaro. Ya myaka 7 y'uburumbuke bwabaye mu gihugu cya Egiputa irashira. Imyaka 7 y'inzara itangira gutaha nk'uko Yosefu yari yabivuze. Inzara itera mu bihugu byose, ariko mu gihugu cya Egiputa cyose bo bafite ibyo kurya. Igihugu cya Egiputa cyose kibabajwe n'inzara, batakambira Farawo ngo abahe ibyo barya. Farawo abwira abanyegiputa bose ati, nimusange Yosefu mukore icyo abategeka. Inzara ikwira mu bihugu byose. Yosefu akingura ubuhuniko bwose ahahisha abanyegiputa. Inzara irakomera cyane mu gihugu cya Egiputa. Abo mu bihugu byose bajya muri Egiputa kuri Yosefu guhaha imyaka y'impeke, kuko inzara yari nyinshi mu bihugu byose. Muvandimwe, somye amagambo menshi. Tuvuye ku murongo wa mbere tugera ku murongo wa 57. Tubonye uburyo Yosefu yasobanuye inzozi z'umwami, ariko mu gusobanura inzozi z'umwami, umwami nawe aranyurwa. Amaze kunyurwa aravuga ati, nta wundi muntu ushobora gusobanura inzozi gutya, kandi ubwo azinsobanuriye ndahita amugira umutware. Yahise amugira minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, yahise amugira umuntu ukomeye uhagarariye igihugu cye, ndetse amuha uburenganzira ku muntu uwo ari we wese. Rero muvandimwe, ahangaha njye nigiyemo ibyigisho bitatu. Rimwe na rimwe ubuzima tunyuramo tutabugizemo uruhare, tujye twumva neza yuko muri ubwo buzima Imana izaduheramo umugisha, ariko nanone niba tubugizemo uruhare, twagize amahitamo yo guca muri izo nzira, umva nta mugisha dufite. Kubera yuko muribuka neza yuko mu gice cya 39 ndetse na 40, Yosefu yifujwe na muka Potifara, ariko Yosefu aza kubyanga. Amaze kubyanga byagenze bite? Yosefu yafashe umwanzuro arabyanga, ariko aza gushyirwa muri gereza nk'uko twabibonye. Ageze muri gereza yabonyemo abantu babiri baje kurota, umukuru w'imitsima ndetse n'umutware wari umuntu ukomeye mu bwami bwa Farawo. Hanyuma baza kurota inzozi,
umwe azongera agasubizwa mu bwami nk'uko twabonye mu gice cya 40, undi azongera azapfa. Ariko Yosefu ibyo bintu, izo nzozi yasobanuye byatumye uwasubiye ubwami nk'uko twabonye yaje kumwibagirwa. ariko ibi ngibi Potifari Farawo amaze kurota izi nzozi, wa mutware yahise yibuka, aravuga ati hari umuntu w'umuheburayo, umuntu w'umunyagano wafunzwe ushobora gusobanura izo nzozi. hanyuma araza azisobanurira umwami, ariko mu kuzisobanura mwibuka ko yamubwiye ngo sinjye usobanura ahubwo ni Imana yonyine. Muvandimwe, Imana nidukomeza kuyiringira mu buzima bwose tuzacamo tutabugizemo uruhare, Imana izaturindiraho kandi iduhe umugisha. Mbese ibyo bintu urabyizeye? Urebeye kuri ubu buzima, muribuka neza ko Yosefu yagurishijwe, akagenda akaba umucakara, akababazwa, aho agize ngo agize umugisha wo kubaho neza, yifurizwa icyaha atifuje gukora, nyamara cyanze yajyanwe muri gereza. None se muvandimwe, muri kumva ukuntu Yosefu Imana yakomeje kumurwanirira? Hanyuma amaze gusobanura inzozi, agira umwami inama, aramubwira ati mwami, nkurikije iyi myaka 7 izaba ari iy'uburumbuke, nimushake umunyabwenge, numara kumubona muzahunike 5/5 by'ubutaka buhingwa. Ubwo ngubwo ntabwo nzi ubutaka bwahingwaga muri Egiputa, ariko birashoboka ko ari ikigereranyo cyari gihari, ariko bagomba kubika 5 by'ubwo butaka bwahingwaga. Maze umwami yitegereje yabajije ikibazo ngo Farawo abaza abagaragu bati tuzabona he umuntu umeze nk'uyu urimo umwuka w'Imana? Buriya bavandimwe, hari igihe Imana igushyira ahantu maze abakubonye bakwitegereza bakabona ko kurimo umwuka w'Imana. Maze Farawo nta kindi yakoze, yahise amuhereza izo nshingano. Iyo mwuka w'Imana rero kurimo, ubasha gukora ibikomeye bikugirira umumaro kandi bikagirira n'abandi akamaro. Ikindi kintu nigiyemo, nabonye ko Yosefu yatangiye gufata inshingano zikomeye zo kuyobora igihugu afite imyaka 30. Nk'uko twabibonye muri iyi mirongo hasi, twabonye yuko ngo yeguriwe igihugu ubwo yari amaze imyaka 30. Hanyuma aza gushyingirwa umugore wa Potifera witwaga Asenati. Hanyuma twabonye yuko inzara itaratera yabyaye abahungu 2, umwe amwita Manase, undi amwita Efurayimu. Twabonye yuko Manase yari mwise ngo nuko Imana yanyibagije umuruho wanjye wose n'inzu ya data yose. Muvandimwe, iri zina ni izina rikomeye nanone tuzarushaho kugenda tubona. Hanyuma undi amwita Efurayimu, nuko Imana yanyororokeje mu gihugu nabanyemo umubabaro. Muvandimwe, yari amaje kubona umugisha uva mu kubyara, yari amaje kubona umugisha uva ku Uwiteka. Muvandimwe, uyu munsi nawe wubaha Uwiteka, azakugira neza kandi azaguha umugisha. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Imana idukunda, turagushimye turaguhimbaje kuko utwitaho. Imbabazi zawe zihorana natwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye yuko aya mateka wayandikishije, reka natwe uduhe kuyigiraho kandi udurinde gucika intege, uduhe gukomeza kwizera iby'ubwami bwawe. Byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen.